ndagira ngo mve amagambo dutangiranye. Aya ni amagambo Ronaldinho ubwe yivugiye. Wumve witonze. Avuga ati nigiye buri kimwe pari. Niho nasanze football irimo ihangana ridasanzwe ni Ronaldinho. Ndetse byari bigoye cyane kugira ngo ukina muri shampiyona y'Ubufaransa babasha kukwibonamo cyangwa se wigaragaza nk'umukinnyi uhambaye. Ndakeka umukinnyi ushobora kuba yadomina cyangwa se agakora neza mbega akamenyekana agakora izina akina neza muri shampiyona y'Ubufaransa. Nta shampiyona nimwe yo kwisi atageramo ngatwike. Uwo ni Ronaldinho avuga ati wabashije gukora izina mu Bufaransa muri shampiyona y'Ubufaransa. Nta shampiyona yo kwisi nimwe utabasha kujyamo ngo ukinemo utwike. Ayo ni amagambo Ronaldinho yivugiye nyuma yuko yaramaze gukina shampiyona hafi ya zose Uburayi yabuzengurutse. Yakinnye muri shampiyona, yakiniye Barcelona murabizi, ariko aravuga ati shampiyona y'Ubufaransa ntabwo isanzwe. Reka dutangiranye na Ronaldinho, umuntu abantu benshi na n'uyu munsi nubwo yaretse football atagikina, nubwo wenda atarenze cyane mu mazina mujya mwumva cyane, ariko ibikorwa yakoze football yakinnye ahandi hantu iragaragara. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibigwi byaranze Ronaldinho, umuntu wabanejeje cyane uyu munsi wa none akaba yarabihagaritse, ndetse football ye kariyeri ikaba yaranarangiye nabi, ariko ibyo yakoze nta wundi muntu urabikora. Reka dutangire na Ronaldinho. Byagenze bite? Mwibutsa wibuke gukora subscribe kuri YouTube channel Rock Entertainment, wibuke ko ariho bibera buri gihe. Ronaldinho uyu mugabo tugiye gutangirana yigeze kwivugira kugira ngo umenye ko uyu mugabo kuko izina rye ritazigera ryibagirana mu bantu. Yarivugiye ati abantu bashobora kwibagirwa ibikombe duhabwa, hari amagodiyo ya zahabu, zino Ballon d'Or, bira byose bashobora kubyibagirwa, ariko ikintu kizaguma mu mutwe w'abantu bigeze bambona nkina cyangwa se n'abazanyumva ni udukoryo n'utumanyeri nakoraga mu kibuga. Udutendo twanjye nta muntu tuzigera tuva mu mutwe. Naho biriya by'ibikombe ngo bande batwaye ibikombe ngo ibiki n'ibiki, biriya turabyibagirwa, ariko ibitendo byanjye na football nagaragaje nakiri nta handi uzigera uyisanga. Ibyo bintu ni ukuri. Ayo ni amagambo ubwe yivugiye Ronaldinho. Tangiranye umugabano ni Ronaldinho bari kumaza ati ese ni icyo ukumbuye? N'ejo bundi yararetse football avuga ati nkumbuye buri kimwe, cyane cyane inshuti zanjye twakinanye football, urugendo rwa football rwose rimwe na rimwe urabizi abakinnyi hari igihe tumarana umwanya munini kurusha n'uwo tumarana na famiye yacu bariya tuba dukinana. Nkumbuye gukorana imyitozo no gukina ndetse no guterana amagambo twiganirira na genge babakinnyi tuba dukinuza abakinnyi ukuntu bagira amagambo buri iyo bari kumwe bagira umunwa cyane. Ndakeka nkumbuye ibyo bintu byose. Ronaldinho batubwira ati football ikumbuye Ronaldinho nkuko na Ronaldinho akumbuye football. Ibyo byo birazwi. Uyu mugabo ngakumbuye football, ariko turebye neza na football ubwayo iramukumbuye kuko ibintu yakoraga muri football nta wundi muntu urafata baro ngo abashe kubikora. Yakoraga ibintu bakagira ngo ni umunyemaje, bakagira ngo ni amarozi. Ati uyu mugabo yarivugiraga ati football ngiye birenze biri abantu bakina bayishakamo amaronko cyangwa n'ibindi ntazi. Ati football kuri nge n'ubuzima, niko yivugiraga ni Ronaldinho, ndetse ni inzira y'ubuzima bwanjye n'ibyishimo. Bega football bwari ubuzima bwe, atari no kuvuga ngo ni hiti cyangwa amafaranga yishaka. Ronaldinho uyu mugabo ngo ikindi kintu kidasanzwe cyagiye kimuranga Ronaldinho, batubwira ati ejo bundi mama yaranapfuye yishwe na corona. Atariko nubwo na papa yari yapfuye akiri muto, uyu musore mu bintu byamuranze abantu bose bamuzo bagiye banamukundira, yaba abafana ba football n'abandi bantu bose bamubonye. Uyu mugabo nta kintu kigeze kimwambura kumwenyura ku maso ye, ahantu hose ari nimba umuzi wahora kubona amenyo mbere yo kubona n'ikindi kintu ahora aseka. Ati uyu mugabo iyo yarakaye cyangwa se yababaye nta kindi kintu kivura uburibwe bwe usibye football. Ronaldinho ubwo football yari ikeneye Ronaldinho yarahabaye. Reka iyi nkuru yacu ya Dinho tuyitangire mu kwezi kwa gatatu itariki 21 1980. Iyo niyo tariki Ronaldinho yavukiye yitwa Porto Alegre, yitwa yakuze cyangwa se yavutse bamwita Ronaldo de Assis Moreira, niyo mazina y'ubundi yitwaga Ronaldo, ntabwo yitwa Ronaldinho. Umve uyu mwana yavukiye muri quartier y'abakene, aho wasangaga ku quartier yose izengurutswe n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge, abagwi b'ibiyobyabwenge ndetse na football ari byo bintu biri hiti muri quartier yakuriyemo. Ndetse yavutse avukana n'umusore bitaga bamwita Roberto ndetse na Daisy mushiki we. Nubwo bari abakene bibere ngo mu kazu k'ibiti cyangwa se akazu karaho k'amafuti, ariko papa wabo yakoraga uko ashoboye ndetse na mama wabo ngo abana bahore bishimye ndetse babone icyo bashaka. Papa wabo bana cyangwa se Paul Ronaldinho nta kintu atakoraga ngo ahiga amafaranga yo kwita ku bana be nubwo bari abakene. Ngo mu minsi y'imibyizi papa yabaga ari umusuderi, papa Ronaldinho yari umusuderi. Nanone muri weekend yari afite ikipe yakiriraga. Papa Ronaldinho muri uriya mwana yakuriye mu muryango wa football. Papa yakinaga
yakinaga football afite ikipe akinira muri karitsiye za kipe nyine zo mu karere kandi zishyura make make. Nanone sekuru yahoze nawe akina football ari imutunze. Mukuru we icyo gihe wamurutaga yari azi football nawe cyane, niyo yakinaga yamwinjiriza udufaranga duke duke two kwitunga. Ronaldinho nk'umuntu wirirwaga inyuma ya mukuru we yamukurikiye hagiye hose, ngo yagendaga akunda baro kurusha cyane. Buri uko mukuru we bajyanye afite baro akayimwambura umwana baro akumva yamuhora ku kirenge. Byatangiye kugaragara ngo umwana akiri muto afite imyaka nk'itanu itandatu, aho ushaka guhorana baro ku kirenge aho yajyanaga na mukuru. Uyu mugabo niwe wivugiye ati yaba ijoro yaba manywa, igihe cyose aho ndi hose mba ndi gutekereza football. Aho najya hose ubuzima mbayeho ngomba kumara ubuzima bwanjye bwose ndi kumwe n'umupira. Aho naba ndi hose umupira y'undi ruhande, football itabaye hari naba meze nkaho ndi umupfu ugenda. Ronaldinho kuva akiri umwana. Ayo n'amagambo yatangaje 2005 ubwo yatsindiraga Ballon d'Or. Papa amaze kubona ko umwana wakunda football cyane, papa yise afata akana akajyana mu ikipe yo mu gakaritsiye nyine za kipe z'imirenge. Aravuga ati umwana reka tumujyane mu academy abe yikinira football n'abandi bana, bamusinyisha mu gakipe k'abana. Aho ni izina Ronaldinho ryaturutse. Ubundi yitwaga Ronaldo, ariko nanone ngo Kadinho ni akantu kongeraho ko ari Ronaldo ariko muto, ni akantu kagaragaza umuntu muto. Yari akana ari uruzinga nanutse, niyo mpamvu bongeye akantu Kadinho kagaragaza ko ari gatonya cyane. Ubundi amazina ye ni Ronaldo, bamwitaga Ronaldo. Ngamaze kugera mu ikipe no amaze kubona ko igihagararo cye cyangwa se agataye kari gatoya, uyu mwana ku myaka ye mito cyane yahise atekereza ati bano bakinnyi dukinana na abasore birasaba ko batazajya bankoro bakansunika, umuntu kurusha ibigange gukoze urabandagarana. Ronaldinho akiri umwana bwo yatangiye kuvuga ati ngomba kwiga utundi tumarinyeri tuzajya tunyuza muri bano bakinnyi bandi dukinana. We yari akana gatonya k'uruzinga, atangira kwiga no utuntu two kudiribura amacenga hambaye cyane, ngira ngo muzi ibikoryo bya Ronaldinho muri kugenda mubibona. Umwana turiya tumarinyeri yakoraga kuri baro akayinyurana mu bantu, yatangiye gutwiga akiri muto kubera yarananutse cyane. Avuga ati ntazajya ngira naho murira nabo bakaba bamutaza, nge mbacenga mbarobe utuntu tw'utumarinyeri akora diribura ku buryo nta muntu nyegera. Uyu nawe akavuga ati nkiri umwana nanone umuntu nigiragaho gucenga cyangwa se kuroba cyangwa se kudiribura baro neza, ati ni imbwa y'iwacu mu rugo. Papa yari yaribanze kujya anyigisha ikintu bita gushuta. Uno mugabo afite ahantu yashutaga mu izamu ku buryo baro nta muntu wayikoraho, handi mwita ngo muri za 90 ara niho yateraga cyane. Avuga ati imbwa yanjye niyo nigiragaho cyane, niwe muvandimwe nabaga mfite nigiragaho gukina cyangwa se gucenga utararambirwaga cyangwa se ngo nyime. Gusa nanone ngo umwana amaze kugira imyaka 9 ngo ubuzima bwe bwasaye nk'ubuhinduka. Icyo gihe ngo yaravuye gukina football ageze mu rugo, nibwo mukuru yamubwiye ati ngwino hakuno tugende nkubwira. Mukura muri sara mujyana mu gikari, nibwo yamubwiye ati papa wawe yakoze impanuka y'imodoka arapfa. Papa wawe yari yapfuye. Ayo yari amakuru mabi cyane. Papa yari yapfiriye mu mpanuka caho. Ronnie didn't understand. Umwana ntabwo yabyumvaga. Yumvaga ko papa wari intwari, ndetse yumvaga ko intwari zitajya zipfa. Aturupfa ubundi abana nk'abarukunze kubatengwa bakisanga hasi cyangwa bagacika intege mu byo bakoraga, cyane ko papa wari wamusunikiraga muri football. Gusa Ronaldinho ngo ntabwo byigize bikunda, ntabwo yigeze acika intege ngo yumve football ayivuyemo. Yasa nk'uwakomeretse akagira ibisebe, ariko ntabwo yashwanyutse ngo arangire yoya. Guhera icyo gihe papa we yapfa, mukuru we wamurutaga yahise atangira kumushyira mu mababa ye. Aravuga ati petit frère, aho ngiye hose tugomba kujya tuba turi kumwe. Mbega mukuru yameze nk'aho ari umubera papa. Mukuru we turaza no kumugarukaho cyane, wakomeje kubana na Ronaldinho kugeza ubwo Dinho yigeze no kugeza na n'uyu munsi niwe manager igihe cyose yabaye hatwika. Mukuru we niwe wari manager ureberera inyungu ze, akurikirana ubuzima bwe bwa hafi akantu ku kandi, niwe wari manager ahantu hose. Uyu mwana none Ronaldinho amaze kugira imyaka 13 ngo nanone ngibintu byasaye nk'ibiba byiza kurushaho, kuko ngo abantu bari batangira no kugenda bamenye bavuga ati uyu mwana ibintu akora afite baro ntabwo bisanzwe nibitangaza. Ngira ngo maraza kugenda mubona amasho amwe namwe agenda acaho. Ronaldinho iyo yabaga afite baro ku kirenge, ibintu yakoreraga baro nta wundi muntu wigeze ubikora. Muri babandi bose mufana muzi bya byamamare ngo abo ba Ronaldo ba Messi bandi, ibintu Ronaldinho yakoreshaga akaguru ke na baro ntabwo bisanzwe ni maji. Ikindi yarazwiho usibye kuba akontora baro neza cyane cyangwa se ayiduribura neza cyane, ikindi kintu yarazwiho nugora yisekera, ntago yigeze agaragara yarakaye na rimwe. Habe mu kibuga ngira ngo abazi igihe Ronaldinho yakinaga cyose niyo bamuvunaga bamutuka yabaga ari guseka yabasetse cyane, kuko ngo football yifataga nk'ibyishimo bye, ikibuga akagifata nko mu rugo, ku buryo ngo kumubona yakirakariyemo yumvaga ari uri kwihemukira, kuko yabaga yaje kwinezeza, ntabwo yabaga ari mu rindi hangana rindi, yumvaga ari bwo buzima bwe. Gusa ngo nanone hari benshi batakundaga imikinire y'uyu mwana, bamubwiraga bati we wiharira baro cyane cyangwa se uracenga cyangwa se uradiribura cyane ugakabya, ariko nanone ngo yari ari gukurikiza inama se yamugiriye.
ise ngo mbere yuko apfa yaramubwiye ati mwana wanjye wejya ukina uburyo wumva bukunugiye bukunejeje football ubanza uyifate nk'ibyishimo byawe kurusha uko abantu bakugira inama ngo ukina cyangwa wikina we yabifataga nk'aho ari uri kwikora uri kwinezeza niyo mpamvu atigeze acika kuri iyo ngeso yo gufata baraka yikorera udutendo twose ashaka ariyo mpamvu nawe yajyaga yivugira ati njye nkunda kuvumbura ubundi nkunda gutungura abantu Ronaldinho bafite baro ntago ari bya bindi mwese muba muzi ngo agiye guhita pasi umuntu cyagiye guhita akora aka kantu ya warivugira ati njye nkunda kuvumbura nkunda gutungura abantu bimeze nk'ari ikintu cyankuronije cyane cyangwa se mba numva nshaka gukora cyane iyo mfite baro iruhande rwanjye mba numva aricyo kintu nakora navumbura akantu gashya mwe mutari muzi ko nakora nkunda gukora ibintu abantu batatekerezaga ko nakora uyu mugabo ni kameze iyo yabaga afite baro aho mwabaga muzi ngo nihagiye gutera yahitaga akora ikintu kitabaho yagiye avumbura amacenga atabaho ku buryo abantu bayareba bakavuga ati uyu muntu ni umurozi ni muzima ni umumagiciye yakoraga ibintu bitabaho ati ngiye nkunda gukora ibintu abantu batatekerezaga ku buryo batazi nimba mfite baro mu masegonda atatagiye gukurikira batari bumenye ngo niki kindi ngiye gukoresha baro yanjye mbega ku buryo mu masegonda atarenze 3 ibaga yamaze gutekereza ikindi kintu agiye gukoresha baro gishyashya mutigeze mubona mwese nuko yatekerezaga we football ni ibyiyumviro nuko wowe ubyiyumvamo niko nzakomeza gukina mpaka uko mbyiyumvamo niko nzakomeza gukina nanone ngo uyu mwana uko kwishyura ukizana ko ari kuri bara adashaka kumva inama zamubwira ngo ujye ukina nk'abandi gutya na gutya ibyo nibyo byatumye amenyekana hirya no hino ku isi batangira kubona ko afite sinyatire cyangwa se afite umwihariko we abashakaga nanone kuvuga ngo ukora amakosa ya naya igisubizo yabahaga ni kimwe yarabwiraga ati style yanjye mupinga izajye batungura yabasubirizaga mu kibuga ntabwo yajyaga asubirisha amagambo ubundi akisekera nuko yasubizaga abantu ibitendo ubundi akisekera ibitendo ubundi akisekera byari bigoye kubona n'umuhungu atari guseka mu 1994 mu kwezi kwa karindwi igikombe cy'isi cyari kiri kuba icyo gikombe cy'isi cyatwaye n'ikipe ya Brazil ati Ronaldinho amaze kubona ukuntu abantu bishimye muri quartier nawe yishimye bitewe nuko Brazil yari imaze gutwara igikombe urabizi ikipe y'igihugu yatwaye igikombe cy'isi ibyishimo abaturage bagira birahambaye cyane Ronaldinho ngo nibwo yatangiye kuvuga ati bya bintu mporamo mera nkaho mba ndi kwishimisha mfata nk'imikino cyangwa se meze nk'uwinezeza bino bintu birakomeye cyane yabonye ukuntu abantu bishima ngira ngo mwigeze kubibona muri corona ubwo amavubi sinzi uko byagenza abantu birukanyira mu muhanda football itanga ibyishimo bidasanzwe mwarabibonye bamasuime n'ibiki sasa uyu musore naravuga ati ubwo Brazil yatwaraga igikombe cy'isi nkiri umwana nahise mbona ko bya bintu dukwiye kubifata nk'ibintu biri seriye kuko bitanga ibyishimo ku bantu ati icyo gihe bigenze gutyo ibonye abantu bari guserebura basaze nibwo nahise nangira gutekereza icyo ngomba gukora mu buzima bwanjye bwose kari football no gutanga ibyishimo buri abari abakinnyi bacu bamenye ibyishimo football itanga ntago bazongera kuzana iriya mikino njya mbona bazanasha umusore yarivugiye ati nibwo nabonye football ikisobanuye icyo gihe ubwo Brazil yatwaraga igikombe cy'isi mbona n'uburyo football ifite agaciro ku muturage wo hasi kugeza ku muturage wo hasi wari wifitiye n'ibindi bibazo bye byo mu rugo ariko ukabona ikipe y'igihugu iratsinze arasaza arishimye ukagira ngo nta kindi kibazo cy'ubuzima ufite nibwo yavuze ati football kuko itanga ibyishimo uwo mwana ibyo yari ari gutekereza muri ako kanya nibyo bisa nkaho byamuhaye icyerekezo noneho kizima cyo kuvuga ati nanjye ngiye guharanira ko umuntu wadanje kandi koko ibyo bintu ngo yari ari kumeze yari ameze nk'uri mu nzira igana noneho kuba yaba Ronaldinho muzi cyangwa se Dinho wamamaye muzi Ronaldinho guhera uwo munsi yararahiye ati nanjye uyu munsi ngomba kugaragaza ko nshobora gutsinda cyangwa se nshobora kuba umuntu w'igitangaza niyo kipe y'igihugu nanjye nkazayikinamo gahe ibyishimo abaturage ba Brazil ati nyuma y'imyaka mike cyane afite imyaka 18 19 agana muri 19 nibwo yaje kubengukwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain niyo kipe ya mbere banje kujya gukinamo ariko bivuga ko ngo Arsenal ariyo rigiye kumugura habura gato birangira Paris Saint-Germain ari yimutwaye bundi yakagombye kuba yaragiye muri Arsenal mukaba mwaragiye mubona ari gukinana na ba Thierry cyangwa se na ba Bergkamp mukaba mwarabonye bakinana muri Arsenal kuko muri iyo myaka bayikinagamo ariko ngo byarangiye yigiriye muri Paris Saint-Germain ari yimutsindiye kuri miliyoni 5 z'idolari z'amayero mu mbabarire bikavuga ko ari amafaranga make yaguzwe ugereranije n'ukuntu ari abakinnyi batatanze umusaruro bagiye bagurwa menshi kumurusha uyu mwana kuva muri Amerika yo hepfo no ku mugabane wa Amerika yo hepfo nibwo yaragiye kumenya football none football buriya zigiye zitandukanye bitewe n'ahantu ukinira none ngo yaratangiye kumenya football y'Uburayi buryo ikinwamo ndetse na football y'Uburayi igiye kumenya uburyo haje umuntu ugiye kuyikinamo mu buryo butandukanye n'uburyo bayikinagamo niyo yatangiye avuga ati ibintu byose nzi nabyigiye mu Bufaransa niho navumbuye football ya mbere irimo ihangana ridasanzwe football yo mu Bufaransa Play and establish yourself. ndetse n'ahantu bigoye kuba wakina ukabasha kwishyira mu
nyine mbega ukabasha kwiyerekana nk'umuntu ushoboye nyine bakaguha agaciro bakamenya ko nawe uri umuntu ushoboye biragoye cyane ngo mu Bufaransa uwo ni Dinyo niko yivugiye ndetse avuga ati nimba ushobora kuba wagenda ugakina mu Bufaransa ugatwika ukitwa icyamamare cyangwa umukinnyi uhagaze neza ubanza murenze nta hantu na hamwe wakina ku isi handi ngo hakunanire warafatishije mu Bufaransa kwa kundi nyine bakubwira ati ubuzima bw'i Kigali warabashije kububamo urya gatatu ku munsi niyo ko ntago hakunanira nta handi hantu ngo ni kuzimu wahabaho hantu ati umwana yakomeje gukina football none mu Bufaransa ariko ngo akigera mu Bufaransa ntago yabanje mu kibuga yamaze amezi menshi abanza ku gatebe kugeza ubwo ngo baje kumuha akanya ngo yigaragaza ageze mu kibuga akora ibitendo bihambaye cyane aribwo Rono yasitsindira umwanya wo kujya abanza mu bihoro baravuga ati ikipe itabanje mu uyu musore nta n'ubwo iyo kipe yitwa ikipe ubwo pe nta yibiriho umwana ngo kuva icyo gihe yatangiye kujya abanza mu kibuga kugeza mu 2002 yarayikina Paris Saint-Germain nibwo ngo Rono yaje kubona icyifuzo cyangwa se indoto yari yarakuze afite aza guhamagarwa mu ikipe y'igihugu mu 2002 ngira ngo urabyibuka ko igikombe cy'isi cyari cyabaye harya nicyo cyabereye muri Korea n'Ubuyapani Korea Japan ko bakitaga icyo gikombe uyu muhungu yakinnye muri icyo gikombe cy'isamagaye mu ikipe yari akiri umwana muto cyane afite imyaka 19 mumbabarira afite imyaka 22 icyo gihe nibwo yaje kuba champion noneho w'isi urumva icyo gihe Brazil yatwaye igikombe cy'isi yakinnye n'Ubwongereza kabiri Brazil yatwaye igikombe Ubwongereza ndakeka nako sinyeka nibyo uwo mwana ngo yarahatwitse cyane muri icyo gikombe cy'isi ubundi niho yigaragarije cya 2002 niho Ronaldinho yigaragarije yari akiri umwana muto cyane kuko ngo Brazil Ubwongereza bwayiri bibi cyane ariko ngo igitego Ronaldo yatsinze Ronaldo wawo ndi muzi gifaru niko mu mwita Ronaldo ngo igitego yatsinze yari passe nziza cyane y'abantu Ronaldinho yari yazamutse acenga amuha passe y'amazi Ronaldo yatashiramo igitego ngo ikindi gitego ngo ni kufura yateye nziza cyane imanuka muri 90 wari Ronaldinho iyo kufura noneho nubwo yisahesha ikipe y'igihugu igikombe cy'isi atangira noneho kubengukwa n'amakipe yose akomeye hirya no hino ku isi gusa nanone ngo icyo gihe byaramurenze abona ko ibyifuzo yakuranye byo kuzakinira ikipe y'isi ikipe y'igihugu ndetse akabasha no kwihesha igikombe cy'isi agaha ibyishimo abanyabrazil igihugu cye ngo biri mu bintu byamunejeje cyane avuga ati njye impamvu cyangwa se uburyo nkoramo n'ibyo mba nshaka kugeraho byose akenshi biterwa n'ibyo nanyuzemo kuva ndi umwana urupfu rwa papa wanjye ndetse n'ibyo yagiye gupfa byose yaramaze kunyigisha nibyo nakomeje kugenderaho papa wanjye yajyaga abwira inshuti zanjye twakinanaga ati umwana wanjye muzambona igihe kizagera kandi azaba champion w'isi iyo utwaye igikombe cy'isi ubu uri champion w'isi uri aba Messi ni ba champion w'isi ikipe yawe itwaye igikombe cy'isi ubu uri champion w'isi ati vuba bidatinze umwana yaje guhamagarwa nanone nyuma yo kugirana Ronaldinho ngo yaje kugirana ibibazo n'ikipe ye ya Paris Saint-Germain yarasigaye akinira ndetse umutoza atangira kujya mushyira ku gatebe bapfa yuko Ronaldinho ngo yaratangiye kuryoshya cyane yarasigaye akunda ibirori asigaye akunda ngo burya ipari harashya haba ibirori bifite amafaranga yawe ngo yarasigaye ngo akunda kurara amajoro arya ubuzima mu bakobwa urumva n'umusore ukiri muto ushyushye ufite amafaranga ukunda kuryoshya ngo umwana yarasigaye aryoshya cyane Ronaldinho akaba ari mu bakobwa akaba ari mu mayoga akaba ari muri ya majoro akabyuka akagera ku kibuga muri tize atinze umwana agatangira kugenda ananirwa umutoza yamubwira umusore yumvaga amaze kubyimba ni icyamamare isi yose imwumva ahembwa neza n'umuhanga akajya atangira gusubizanya nabi n'umutoza kugeza igihe ngo umutoza yatangiye kuvuga ati uyu mwana niyo asabye ikiruhuko Ronaldinho akajya mu gihugu cyabo muri Brazil kugira ngo azagaruke avuye muri Brazil biragoranye urabizera ikiruhuko wenda bakavuga ati genda muri byumweru bibiri muri Brazil wanyu garuke ngo Ronaldinho yaragendaga agakwama kugira ngo azave muri Brazil ngo byabaga bigoye cyane gusa ngo impamvu nanone ngo nuko muri Brazil ngo buriya barijya show haba ibirori bidasanzwe haba ubwiyandarike budasanzwe ku rwego rwo hejuru kurusha ahantu hose utekereza uzi ku buryo Ronaldinho rero nk'umuntu wakundaga kuryoshya umusore ufite n'udufaranga ukiri muto ushyushye ngo byaramugoraga kuva ahantu ngaho habaga hahiye umutoza uko yakomezaga kugenda amwereka amakosa ye umusore watangiye kwicaza komite cyangwa se gutanga ibirego avuga ngo ndashaka ko mwirukana no mutoza nimutamwirukana ngenda naho urumva urwego umusore yaramaze kugeraho yabyimbye uwo ni Dinyo yaramaze kubyimba buriya iyo umukinnyi atangiye kujya avuga ngo mutoza natagenda ndagenda umwana aba yatangiye kubyimba no kumva ko arenze umutoza cyangwa se yumva ko arenze ikipe mbega ikipe ari we ngira ngo mwarabibonye kuri Ronaldo muri Man U atangiye kubyimba cyane mwarabibonye abafana ba Ronaldo none baranyica Imana ishimwe ko ntaryi iwanyu sibyo
umusore icyo gihe noneho amaze kunaniranwa na Paris Saint-Germain nibwo yaje kwerekeza noneho mu ikipe ya FC Barcelona y'isi muguru. Ageze muri Barcelona noneho bivuga ko ngo ubundi ariho hantu yatangiye gukorera ibitendo bitabaho isi yose. Bivuga ko n'amateka uyu munsi menshi hafi ya yose uyu musore yose muri kano kanya tuvuga ati Ronaldinho ibigwi bye hafi ya byose 80% yabyubatse ari muri FC Barcelona aho yakinanaga n'abakinnyi bahambaye cyane. Bivuga ko ngo umusore akimara kugera muri Brazil nako akimara kugera muri Barcelona ngo igitego cya mbere umukino wa mbere yatsinze mu mukino wa mbere yakiniye Barcelona ngo ni igitego cy'amateka icyo gihe, ngo ni igitego ya dribble y'abantu babiri baba defenseri agitsinda mu ishoti ritabaho ngo abantu bose baravuga ati uyu mukinnyi uje ni igitangaza. Ndaje tugire ku bikorwa yakoreye muri Barcelona. Ati uyu musore yakomeje gukora izina cyane kuri stade ya Barcelona ndetse no hanze yawo mu gihe yari ari mu ikipe ya Barcelona, kugeza ubwo ngo nta rindi jambo ryumvikanaga ku munwa w'abafana usibye izina Dinho niryo ryari izina. Niwe muntu bakundaga abantu bose. Umusore ukora ibitendo bidasanzwe uhora yisekera, mbega umuntu utagira umuntu umwanga, wa muntu uhora wisekera, bavuna agaseka, babwira n'abagaseka kandi akakwereka ibikorwa bizima. Ati nicyo kintu cyagiye kimuha igikundiro ku buryo Ronaldinho yabayeho ameze nkaho nta muntu umwanga ubaho. Icyo gihe murabyibuka yakinanaga n'abakinnyi b'ibyamamare barimo Deco ngira ngo muramwibuka ibikoryo yakoraga muri FC Barcelona. Nanone muzi Messi yari akiri umwana aribwo ari kuza muri Barcelona, yagiye afashwa cyane amapase menshi cyane y'amazi yayahabwaga na Ronaldinho. Buriya niwe wagiye n'igitego cya mbere Messi yatsinze yari muri Barcelona, yari pase nziza cyane y'amazi yari ahawe na Ronaldinho ngo nanone muri iyo myaka yakinanaga n'abandi bakinnyi bakomeye barimo Samuel Eto'o, nawe wari umuhanga cyane, wari ukomeye cyane, nawe barakinanaga muri FC Barcelona. Icyo gihe ikipe yari iryoshye imeze neza cyane. Gusa nanone ngo Dinho akamera nk'aho ari umutima w'ikipe. Iyo kipe yabaga yahuye bose abo bakinnyi nkubwiye bari mu kibuga, ba Deco, ba Samuel Eto'o, Messi ari aho hafi, Dinho ari gukora twatumanyenyeri twe mu kibuga, iyo kipe ngo yari igifaru nta muntu n'umwe ushobora kuba yayihagarika, yari igitangaza iyo kipe. Abenshi ngo bamwibukira, mugenda mureba amavideo, ngo bamwibukira ku mashusho menshi cyangwa se amavideo menshi y'ibitego bidasanzwe birimo ubuhanga budasanzwe, wagira ngo umusore ntago yari umuntu, yagiye atsinda. Hazi hindukira agakoza ku gatuza, umutwe yitashyiraho n'amaguru byose icyarimwe, yakoraga ibintu nyine umuntu wese atatekereza ko ikiremwa muntu cyakora. Uyu mugabo nimba utazi Ronaldinho utarabayeho mu gihe ngo urebe ibitendo bye, menya ko utigeze ureba football, ntabwo wigeze uryoherwa n'umukino. Uyu mugabo ngo yakoraga ibintu bidasanzwe. Yatsindiye Champions League ari muri Barcelona, atwara La Liga, atwara Champions League. Icyo gihe muri 2005 noneho yabaye n'umukinnyi wa mbere watwaye icyo gihe atwaye Ballon d'Or muri 2005. Ati uyu musore yarakunzwe ku rwego ngo rutabaho, aho yigeze gukora igikorwa ngo kigatungura abantu bose. Niwe mukinnyi wenyine ubwo Barcelona yakinaga na Real Madrid, icyo gihe Barcelona yatsinze Real Madrid, uyu musore Ronaldinho ngo yakoze ibitendo byinshi cyane agukubitira Real Madrid, bari wabo Real Madrid akora ibitendo byinshi cyane kugeza aho abafana ba Real Madrid ngo bibarenga batangira kuririmba izina Ronaldinho kandi ari kubatsinda. Ubundi uzi ukuntu abafana bapinga iyo umukinnyi ari kubatsinda baranamwanga. Ngo yatsinze abafana ba Real Madrid, abafana ba Real Madrid barahaguruka baririmba izina Ronaldinho kandi ari umuntu uri kubatsinda. Icyo gihe mbega byari bigoye ko ari umuntu wakwanga Ronaldinho, kuko yabaga bakora ibintu bakavuga ati uriya muntu araturusha, araturenze. Icyo gihe abafana ba Real Madrid barahagurutse, uzi ukuntu abari umukino wambaye cyane Real na Barcelona, ariko abafana ngo ba Real barahagurutse baririmba izina Dinho, baravuga ati uriya musore noneho turemeye ko baturusha pe. Sibyo gusa ngo undi muntu ibyo bintu byaherukaga kubaho usibye Ronaldinho, ku buryo aho abafana mbega bibavuze nk'abafana ba Rayon Sport bari kuririmba umukinnyi wa APR kandi yabatsinze bakavuga ngo uriya muntu ararenze. Ibyo bintu urumva ko biba byageze uwo mukinnyi bakonvense koko. Undi muntu ngo bigeze gukorera ibyo bintu mu mateka ya football usibye Ronaldinho ni Maradona. Buriya nawe afite ukuntu yararenze, wenda nawe tuzamugarukaho. Ni wumva umuntu bamuvuza imyaka yose wumva pero kumva Maradona, ujye umenye ko uwo muntu aba atari umuntu usanzwe. Maradona buriya nawe igihe cyarageze aho yajyaga atsinda abafana b'indi kipe bagasigara baririmba izina Maradona kandi ari we wabatsinze, yabatsinze bagasigara bamurimba bavuga ati uriya muntu aratwemeje. Mbega hahandi
umufana aza yaje kureba football ari gufana ikipe ye akibagirwa ko none ari gufana iyo kipe ahubwo akenjoyinga match muri rusange atitaye ngo nihe kipe iri gukina nirwo rwego bano bahungu batangaga amasho ku buryo bakwibagiza ikipe ufana ugatangira gufana umuntu ku giti cye urumva urwego bari cyo gihe bivugwa ko noneho ngo bataririmbye n'izina rye gusa ahubwo stade yose yahagurutse abafana bari Real Madrid barahaguruka bamuha icyubahiro mbega twabyita nko kumwunamira baravuga ngo urarenze urahambaye bana kumuririmba gusa bamusakuza barahagurutse baramwunamira bavuga ati Ronaldinho nta gusanzwe ubwo urumva bari bibagiye ko bari gufana Real ahubwo bari gufana nde umukinnyi umwe ku giti cye n'ibitendo bye gusa ariko nawe ngira ngo ubwo uri kumva ibitendo yari yakoze kugira ngo yemeze abantu bangana gutyo bahaguruke yari yakoze amabara uyu musore ntago yakinaga football ngo atsinde bya bintu abandi bantu basanzwe bakora bya bindi musanzwe mubona yabaga yakoze utuntu tw'utumarinyeri nyine ku buryo abantu benshi bagiraga ngo uyu muhungu ni nk'igini ntago wumvaga ko ari umuntu ababwiye ngo nimba utarabonye football ya Ronaldinho niyo mpamvu buri gihe ubuzi ngo Ronaldo ni uwadanje ngo Messi ni uwadanje uyu musore yari shitani Ronaldinho muza gushyira muri comment ababaje kubona football ya Ronaldinho cyangwa se barebye imikino ye cyangwa se n'abatarayireba musubire kuri YouTube mugende muri ibikorwa yakoraga ubundi muze muri comment mumbwire ati hari umuntu murabona umeze gutya muze muri comment ndabasabye atusibye nanone football nanone muri ibyo bintu byatumaga agira agaciro ngo nibyo bikorwa by'ibitendo yakoze ntago ari byo gusa byatumaga abantu bamwiyumvamo cyangwa se bumva ari kubakurura uburyo yari yitereyemo yari amezemo nibyo byakururaga n'abantu kurushaho yahoraga aseka kirazira kuba wabona video ya Dinho utari kubona amenyo hanze yahoraga aseka bamuvune bamukomeretse bamutuke bamurwanye yabaga ari guseka kuko ngo yabaga yaje kwinezeza mu kibuga yumva ari ibyishimo bye biri kuba rero ngo yarakarira ahantu yakuraga ibyishimo honyine mu kibuga ngo nerera atagombaga gukora gusa nanone ngo kubaho nanone ameze nk'uwishimye cyangwa ukeneye kwishimisha cyane biri mu bintu byagiye nanone bisa nk'ibimusubiza inyuma ndetse bikaza no gutuma kariyeri ye football isa nk'igenda ijya hasi burundu kuko yari umuntu ukunda kwinezeza ukunda kurya show ushaka kuba ari mu bahanzi ushaka kuba ari mu mayoga mu bitaramo byose nta hantu Ronaldinho utamusangaga nyuma y'umukino yabaga yagiye kurya ubuzima yari azi ko ngo n'ubundi azapfa yariye ubuzima kuko umusore nyuma y'igikombe cy'isi cya 2006 ubwo byasaga nk'aho igikombe bakibuze biri mu bintu bisa nanone ngo nkaho nabyo byamuciye intege gusa nanone yagarutse mu ikipe ye muri club ye akimeze neza cyo genda cyeka igikombe cy'isi cyaratwaye n'Ubutaliyani 2006 ndakeka batsinze Ubufaransa numva rero bagitwaye ati umusore urumva Brazil yari yavuyemo ntago yari yishimye nyuma yaho kandi Ronaldinho ngo yatangiye kugenda avunagurika cyane mu kibuga atangira kugenda avunika ahora mu mvune gusa nanone ngo bikavuga ko ngo impamvu yarasigaye avunagurika n'iki ni kwa gukina n'uburangare kubera yabaga avuye mu mayoga yaraye mu bakobwa yaraye arya ubuzima ugasanga umuntu hari afitemo uburangare nyine ntago ari gukontorora neza ikibuga ngo amenye uko bitwara ugasanga ahora bamuvunnye urumva bari kugukoraho kubera n'ubuhanga uva n'ubuki ugasanga umuntu ari kuvunagurika umusore mbega ukabona ntago agifite ya forume ye twari tuzi nk'iy'ukwezi nicyo gihe nanone Ronaldinho ngo nta kinyamakuru cyari gisigaye kitabagaho cyo ku isi cyangwa cyo mu Burayi cyane cyane by'umwihariko muri Espagne nta gitangazamakuru kitabaga cyamwanditseho buri weekend kivuga inkuru kandi yo gutwika bamusanganye n'abakobwa bamusanze mu businzi yarari mu bitaramo n'abahanzi mu kibuga kaza nanone ugasanga arananiwe mbega nta kimeze neza atangira kugenda asa nk'uwamburwa faveri cyangwa se atangira kugenda asa nk'uwamburwa igikundiro n'amahirwe yahabwaga na Barcelona atangira kugenda atishimirwa bitewe nuko nawe niwe wabaga uri kubyitera noneho ngo Pepe Guardiola ubwo bamuhaga akazi ko kuza gutoza FC Barcelona niho ibintu byahumiye ku murari Pepe Guardiola ngo yaje asa nk'ufitanye ikibazo cyangwa se ngo yaraje ntiyakongera guturira akana kariko kose kuri Ronaldinho ukubera iki Pepe Guardiola ngo yaje ameze nk'ukasa Dinho amubwira ati ayo mafuti yawe ntabwo nyashyigikiye bisa nkaho Pepe Guardiola byaje kugira igihe aravuga ati nditeguye none uko wanarekora Ronaldinho ikipe imushaka nize mutware uyu muntu ntago agikenewe umusore ngo ibitekerezo bye ntabwo byari bimeze nkaho bikiri kuri football ibitekerezo bya Dinho byari byibereye mu kuryoshya mu kurya ubuzima urabizi iyo uhugiye mu kintu kirakinda kikakuryoha iyo ugiye muri izi nzoga n'abo bakobwa cyane ugatwarwa nk'umukinnyi zirakuryohera nabo njya mbona binahasha zaryohanye batakibasha gutera agapira neza rwose abakobwa inzoga byararyoshye n'itabi ugasanga umuntu nyine ari kujya biraryoha ku buryo ugeraho ukibagirwa kariyeri yawe cyangwa se ukibagirwa bya byishimo wari warijeje kuzaha abakunzi ba football ikintu cya mbere Pepe Guardiola yabanje gukorera Ronaldinho yamukuye mu ikipe ibanzamo amushyira ku gatebe koko
Ronaldinho nawe nk'icyamamare biragenda biramurya. Icyo gihe ikipe yaje kuhagoboka ni AC Milan niyo yese ajya gukinira. Yari capitire nshyashya yaratangiye y'ubuzima bwe amaze kugera muri AC Milan aho yaratangiye kuvuga ati none reka nisubireho nongere ngaragaze ko nyiyoboye ndi uwa mbere ku isi. Ngo mu ntangiriro akigera muri AC Milan yatangiye nabwo yitwara neza rwose arahatwika nk'umuntu wari uri kwitekerezaho arakora uko ashoboye pe arahatwika. Gusa nanone ngo yangeso yarongeye iranga kuryoshya kwa kurya ubuzima bwe byarongeye biramugonga cyane. Yakomeje kujya muri bya birori bye no kuryoherwa. Ngira ngo nabandi bakinnyi bose bari hano bumvireho buri abakinnyi benshi nawe usigaye wibona nza abakinnyi benshi batangiye kugenda batakaza umwimerere wabo kubera kuryoherwa na show ziri i Kigali. Uyu nawe Ronaldinho uwari uyoboye football yise atanga ibyishimo tutigeze duhabwa. Uyu mugabo nawe yatangiye kugenda yibanda ku kuryoshya no kurya ubuzima niraha atangira kugenda acika intege. Gusa nanone ngo muri sezo ya mbere nubwo byari byanze, muri sezo ya kabiri nubwo nta discipline n'umukinnyi yabaga afite, ngo ari ukuntu yatunguranaga abantu batangiye kumurakarira, ngo nanone akaza gatungurana. Ngo muri sezo ya kabiri akigera muri AC Milan nanone ngo yaraje aratungurana arahatwika barongera avuga ati wa muntu wacu yagarutse yagarukanye forume nk'iy'ukwezi. Ikintu ngo cya danje yakoraga Ronaldinho nanone bamuziho ni ya macenga ye meza cyane no gukontorora ikibuga. Ubundi ikibuga yabaga arimo yabaga ameze nk'ari we mutima w'ikipe, yabaga kontorora ikibuga neza. Noneho ngo agakundirwa pase nziza cyane yatangaga zita zitanga umusaruro, za zindi bita ngo ni iz'amazi yabashyiriraga ku isahani. Nicyo kintu ubundi yarazwe kubanza ikipe yose akayitesha umutwe agaha abakinnyi bagenzi be bagatsinda. Assist ze ngo zari ziri ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo aricyo bamukundiraga. Ngo icyo gihe muri AC Milan yabakubise assist zitabaho hakomeza kugenda hashya. Abakinnyi ngo bongera kuvuga ati nyamaze n'abafana umuhungu wacu aracyarimo ntaharajya. Gusa nanone ngo ikindi kintu kibi cyaje kuba ngo umusore kubera kugenda agira uburangare no kugenda yitwara nabi, ngo igikombe cy'isi cyo mu 2010 Dunga muramuzi yoza ari umukinnyi wa Brazil aza kuba n'umutoza wa Brazil. Dunga yanze guhamagara kuri liste y'abakinnyi b'igihugu bazakinira ikipe ya Brazil mu gikombe cy'isi. Ntabwo yigeze hamagara Ronaldinho ngo biri mu bintu byamuciye intege kwicara noneho ngo yitekereza aravuga ati ngezaho ikipe y'igihugu niyemeje kujya nyinira ngaho ibyishimo bene wacu mu gihugu cyacu isigaye yanga kumpamagara. Nibwo ngo yicaye yitekereza asanga Dunga we ngo nta mikino yari afite. Ikintu yakoze urumva amakuru yose yese atangira kuvugwa hirya no hino baravuga ati wa mukinnyi none ibyo birarangiye, umukinnyi wa mbere ku isi twemeraga wari ukunzwe kuba atahamagawe mu ikipe y'isi. Yese avuga ati mu mpeshyi y'ubutangiye gukora uko nshoboye abari bazi ko football yanjye irangiye bose mbereke ko bibeshye nkimeze neza. Icyo gihe yagabanyishije ibintu by'amasho urumva yari amaze guseba buri hari igihe umuntu yicara akitekerezaho. Umusore ngo yatangiye gukora siporo akora umwitozo atikoresheje avuga ati bazagaruka tugiye gusubira mu makarabu yacu bereke uwondi we. Gusa nanone ngo ibyo byarabaye yabikoraga igihe gito nawe ntabwo yari we. Ibyo byose yafataga iyo myanzuro ndetse akigaragaza neza mu gihe gito, ariko nanone yamara gushimwa bamushimaga rimwe, bwa kabiri yabaga ari mu birori aho byabereye ahahiye posting amafoto ari gutwika nuko byabaga bimeze. Umunsi umwe yafataga icyemezo akitwara neza koko, ariko yangeso yo gukundira uyu mugabo yakunziraha koko. Nanone mu bitangazamakuru nta kindi cyongeye kuvugwa usibye bya birori by'amajoro ariko zikubona umukinnyi urara muri club umunsi wa mbere kugeza umunsi wa mbere ku wa kabiri wa gatatu umukinnyi w'icyamamare ariko urara mu mayoga. Inzoga nta keza kazo. Bino bintu muwa mu urabizi ubyuka umutwe kurya udashaka kubyuka utari gutekereza neza ziba ziri kugenda ziguca intege. Inzoga bura n'umwanzi wa football umukinnyi muzima ibintu by'ibihugu ugomba kubigendera kure ukajya unywamo gake ari uko mwatsinze mwatwaye igikombe hagashya ugasubira mu kazi wiyemeje. Usengeye ko nsobanura ntanyweye mu ndushiki. Gusa buruka ifoto yasohokaga byabaga ari ibitutsi no kumuseka gusa mu itangazamakuru nta kindi. Baramutukaga bakamuseka ariko ngo dore cyagisinze nawe urabaza. None abanyamakuru banariza ba PND burabazi ba Fuade n'umurwa wabo ba Gicumbi babyukaga bamwanjame bafite amagambo avuga ati do cyasinze kiba Faustin urabuza umunwa uba wabarenze. Baramwihaga ariko nibigire icyo bitanga, bakamutuka hirya no hino ariko nibigire icyo bitanga. Ronaldinho ngo bivugwa ko inzoga zamuryohanye kandi buriya Ronaldinho wabona iyaza kwinywera nk'akajini kitwa akaba ari kunywa nka United Gin cyangwa American Gin, ngira ngo muri kwibona kuri screen. Iyo nzoga byibura yita American yamaze kugera ku isoko, yo niyo wayinyweye ubyuka mu gitondo wumva nta hanguva n'iki. Bisa nka Ronaldinho hari ibindi biyoga bibiyanywaga. Ariyo mpamvu nabwira n'abakinnyi cyane n'abafana mugerageze kano kayoga kitwa American Gin kamaze kugera ku isoko. N'abacuruzi mukarangure n'abandi mwese mugende mugasaba abacuruzi bakabahemuka abanywi bene data, sibyo?
twikomereza ubwo icyo kunywa twamaze kucyemeza, itari United Gin, itari American Gin, ibindi bintu munywa ntago tubizi bizanabica. Dore nibyo byagiye bituma ubona ba Ronaldinho usanga kariyeri yabo iri kugenda isubira inyuma. Twikomereze ku buzima bwe. Icyo yakoze yese asubira gukina mu ikipe muri Brazil bitaga Flamengo. Urumva gusubira inyuma ariko yashaje nyine asubira aho yatangiriye, kandi yari akiri muto. Ronaldinho ntabwo yari ashaje, yari n'umuhanga. Byarangiye ngo asubiye kujya gukina mu ikipe y'iwabo nanone muri Brazil, imwe yatangiriyemo zamani abari yasubiramo. Gusa bivuga ko ngo yikiniye nanone kubera bari baramusinyishije amafaranga menshi bazajya bamuhemba. Birangira batangiye kujya bamwambura, birangira ikipe nayo yivuyemo, ashaka kandi gakipe nanone ko muri Mexico abari kajya gukinira. Abantu ari kagenda asa bamwibagirwa. Urabizi iyo ugiye mu dushampiyona nka turiya two mu bihugu nka biriya, hari ukuntu ugenda abantu bakwibagirwa, cyane cyane iyo utari kwakora ibitendo bihambaye. Gusa nanone ntabwo byigeze bimubuza kuba yatwara igikombe cy'umukinnyi mwiza muri Amerika y'Amajyepfo uwo mwaka. Nubwo byagendaga bisa nk'ibyanga, ariko udukombe yaradutwaraga kuko wasangaga hakina nyine n'ubundi asa nk'aho ari udomino uri umuzi. Ndetse si ibyo gusa, byaje kugenda byanga mpaka zo no kwisanga ari gukina muri shampiyona y'Ubuhinde. Urumva ko byari bikomeza bigenda byanga. Umunsi twese rero twagiriye ubwoba ni umunsi w'umwaka wa 2018. Ronaldinho byamugendekeye gute 2018? Ronaldinho mu mwaka twese tutifuzaga ko uwo mwaka uzagera bitewe n'ukuntu twamukundaga. 2018 umusore yamanitse godi yaravuga ati ibyo gukina football kinyamwuga mbivuyemo. Ushobora gukeka ngo wenda Ronaldinho nubwo wenda yaramaze kureka football byibura ibihe bibi byari bisaga nk'ibirangiye n'iki, cyangwa se ubibi bikosa yakoraga, atari ko noneho nibwo amakosa ye yarameze nkaho none yatangiye. Muri bukwa mukuru we twababwiye tugitangira Roberto, reka tumugarukeho nawe. Roberto Dias Moreira, mukuru wa Ronaldinho. Buriya uyu mukuru we Roberto nkuko nababwiye, imishinga yose, business zose za Ronaldinho, aho yasinyaga hose, aho yajyaga hose, kuva papa we yapfa, uyu musore yatangiye kumanaginga muri umuna we Dinho, amukurikiranira ibintu byose, mbega bari we manager ahantu hose, niwe wamurindaga ibibi, ibintu byose, mbega yarameze nk'ari umuntu wenyine umuba hafi, niwe wamwitagaho. Ronaldinho ngo yatangiye kugerageza kugenda yisanga no mu byaha bya bishobora no gufungisha abantu, ari bwe ngo na mukuru we baje no gufungwa. Byagenze bitero ngo babafunge. Ronaldinho na mukuru we bigeze guhanirwa, bari bagiye guhanirwa icyaha cyo gutwika agace gato k'ishyamba batabishaka kwa kunuma muri aho muri mu mikino. Icyo cyaha barakibabarirwa bitwaje kari ibyamamare. Ndetse Ronaldinho hari igihe nanone bigeze kumurega kanyereza imisoro, ariko nanone kubera yahita afite n'igikundiro aza kubirokoka baramubabarira ntiyabifungirwa. Icyo ni cya kabiri. Ndetse yigeze no gufungirwa ikibazo cyo guteza ibibazo ku mazi ashaka kuharobera kandi bitemeye kuharobera. Ibyo byaha nabyo bihanitse bakubwira ati ari ahantu hari ibintu bitemerewe kuhakorera, nacyo bagiye kukimuhanira ngo bamufunge bamuce n'amande, baramubabarira nacyo aragicika kubera hiti. Gusa nanone uko yakoraga ibyo byaha byose bagenda basa nk'abamubabarira, ariko bikiri mu nzira. Polisi yaje kuvuga ati rero wa mugabo we, kubera ibyaha bikomeje kugenda biba byinshi, pasiporo yawe tubaye tuyihagaritse. Pasiporo yawe hari ukuntu bayihagarika nyine iyo babona uri flight risk, bavuga ati uyu muntu ashobora kuba yatoroka igihugu akajya ahandi. Pasiporo ye barayifata barayikansuringa, baravuga ati tubaye tuyihagaritse kugira ngo utazasohoka igihugu kagiye. Gusa nanone wa mukuru we twavugaga Roberto nk'umuntu wamukorera gutuntu twose muri umuntu wakeneye, ari nawe wari manager we, baje kugera igihe cyo kujya muri Paraguay. Urugendo bagombaga kujya muri Paraguay rwo kwamamaza igitabo cya Ronaldinho, bagikore promotion muri Paraguay, bagiye kugitwikira nyine barebe ko bakigurisha neza. Ikintu cyabaye ni iki, mukuru yaragiye akoresha pasiporo mimbano, arazizana ngo bazambukire ku kibuga cy'indege. Gusa nanone ngo abantu bose baravuze ati Ronaldinho nicyo gikorwa cy'ubugoryi yakoze, ndetse we na mukuru we manager we. Ibi ngibi ndetse byanagarutsweho na voka we wari uri kuburanira Ronaldinho, bavuga ati Ronaldinho ni ikigoryi bingana iki, umuntu ushobora gutekereza ko yagendera ku bipapuro mpimbano, pasiporo itariho amazina ye mpimbano, nta muntu n'umwe utamuzi ku isi. Ni ikibazo, nta muntu utazi ko ari Ronaldinho. Babonye uzanye igipapuro cyanditseho wenda Jean-Pierre Kimasi Korode, uzanye kucyerekana ngo uri gushaka kwambuka umupaka ufashe pasiporo itariyo. Nta muntu utazi Ronaldinho, nta muntu utari umuzi, ni umusitari. Abantu bose ngo bavuze ati ise Ronaldinho ni umusazi, yaravangiye gute yatekereza ko yakwambukira ku bipapuro mimbano kandi nta muntu utamuzi. Ubundi akigera ku kibuga cy'indege abantu bose bahita barangara. Iki cyaha kuri iyi nshuro noneho nicyo cyamwambitse ipingu, noneho yisanga gereza, ndetse yafungiwe muri gereza mbi cyane. Gereza bivuga ko ariyo mbi cyane muri kiriya gihugu. Gusa nanone we ubwo abandi bari bahangayitse bavuga ati umugabo ari muri gereza, yabuze n'amafaranga yo kwifunguza ngo ave muri gereza. Wibuke ibyakubitanye nuko yari yarakinnye yarabuze amafaranga, ibaza aho yageze abura amafaranga yo kwishyura ngo asohoke muri gereza. Hariya ibyaha byose urabyishyura ukavuga ati mbaye mbahaye amafaranga, ibindi tubikurikirane ndi hanze, bakaba banakiguhanaguraho. Yabuze amafaranga yamukura muri gereza.
urumva umugabo rero abayeho umukire, yatunze amamodoka ahenze, yabayeho ubuzima bwiza. Ronaldinho yari afite amafaranga, yamamaje ibinyobwa byinshi bihambaye ku isi. ngira ngo murabyibuka nk'urugero Ronaldinho yari yarahawe amafaranga menshi cyane kuko kwamamaza Coca-Cola. Yari brand ambassador wa Coca-Cola, yaranayitwikiye cyane muhemba amafaranga meza ku isi. Ariko nanone iyo kontara nanone ntabwo yaje kuyitindana ya Coca-Cola, kuko ngo yaje kugaragara ahantu uyu muhungu yagiraga amafoto, yaje kugaragara ahantu ari kunywa Pepsi, afashe fanta ya Pepsi akisomaho baramufotora. Iyo foto bayisohora hanze, icyo gihe bahita baguhagarika. Coca-Cola yise bihagarika kontara, ivuga ati bunda brand ambassador nimba uri kwamamaza Mitsingi cyangwa Primus, ntago nyine Skol igomba kukubona, ntago bakwiye gukubona na Skol. Ubwo niba ugiye kwamamaza uba ugomba kugendera kuri ikinyobwa muhanganye kuri, ukamamaza icyo ngicyo gusa. Dinyo rero kontara na Coca-Cola ngira ngo murabyibuka yahagaritswe nuko bamubonye ari gusoma kuri Pepsi, aho ngaho kontara yise ihagarara. Gusa nanone ngo Ronaldinho icyo gihe ubwo yari muri gereza ari kwikina football yishimye, we na mukuru we bafunzwe, ngo basabwaga miliyoni n'ibihumbi 600 byo kugira ngo basohoke muri gereza by'idolari. Ni amafaranga menshi cyane. Nakubwiye ngo nta cyaha ari utakwishyura ngo usohoke, ibaza ariko miliyoni n'ibihumbi 600 by'idolari kugira ngo babari kure. Ayo mafaranga Ronaldinho nayo yari afite, ku muntu wigeze gutunga amafaranga menshi cyane. Bivugwa ko hari amakuru ava ku nshuti za hafi cyangwa se yagiye azenguruka hirya no hino, bivuga ko ayo mafaranga hafi ya yose wayishyuye ari Samuel Eto'o Fils, mushuti we bakinanye muri Barcelona, wa munyafurika wacu. Bivuga ko buri ari we wishyuriye Ronaldinho ngo asohoke muri gereza. Gusa ngo uyu mugabo nanone nubwo yari afite impano idasanzwe, ariko nanone baravuga bati buriya bisaba ibintu birenze impano kugira ngo umuntu yitwe legend cyangwa se yitwe umunyabigwi w'ibihe byose. Uriya mugabo Dinyo yari afite impano irenze izabano bakinnyi bandi ubona, ariko discipline yari iri hasi. Ndetse tugasoza batubwira ati buri muntu wese wabashe kubona Ronaldinho akina, ibaze ngo Ronaldinho iyaza kuba afite ishyaka cyangwa se afite discipline nk'iya Cristiano Ronaldo, ibaze urwego yari kuba ariho uyu munsi wa none. Yari kuba ari imana ya football, ndetse yari kuba arenze nabo ba Pele bose mwagiye mwumva. Iyaza kuba afite discipline nk'iya Cristiano Ronaldo, ibyo byonyine Ronaldinho yari kubana n'uyu munsi nta muntu wundi uzigera uvugwa w'umunyabigwi nkawe. Ni nuko dusoje. Imana ibaho umugisha. Mbibutse ushoboye ushaka kugira ikindi tubwira twaganiraho, ujye muri comment utubwire. Mwibutse kora subscribe, bagomba kuzuza miliyoni byibura mbere y'iki cyumweru kirangira cy'aba subscribers. Mubikore nk'akazi, buri muntu wese urebye subscribe. Ciao ciao, Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Mwibutse urebye hasi comment ya mbere iba ari link ya website wareba agasobanuye films.com. ni website yacu ureberaho filime zisobanuye kandi z'ubwenge. Ciao ciao.